hari kesi ya Bugarama za Rusizi, ibintu bijyanye n'imihanda, bawicariye umuntu wa infrastructure. Yes, mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse usigaye nyirango usigaye warahindutse umurima, bahinga mu muhanda. Byarinze bigera hariya kubera iki? Icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda nyirango nakivuze hari ubundi igeze kujya ni 2017 ni ibintu mperuka kera, ariko umuhanda warasibye. Ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose, badafite ahantu banyura, badafite uko bagenda. Ikibazo cyagenze gite minisita? Mu by'ukuri Your Excellency, twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu ikorwa ry'imihanda, kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017, kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017. Kuva icyo gihe umuhanda wari ukeneye guhita usanwa. Ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye, ndetse ukanafasha inganda ziri hariya. Habaye ikirego byagenze gute? Icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority uburyo ninde ubikora? Ni twebwe nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo twagombye kuba twarabikoze. Erega natwe ibyo tubifitemo uruhare, ariko nta n'ubitubwira. Priority mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye. Ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi, ariko tuzagenda tubikosora. Uzi ko imyaka yose nicyo kiba igisubizo, nicyo abantu barangiriza. Nuko bisabira imbabazi, ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi, ariko tubikomereza ibyo dukora. Ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute? Ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanda? Ntago amafaranga yari yabuze, ahubwo no kudashyira ku murongo neza ngo tumenye ibikwiye guherwaho n'ibikurikira. Ibyo se bizakorwa nande? Tuzabikorerwa nande? Niba minisiteri bishinzwe itabikurikirana, n'izindi nzego ntizibikurikirane, ubwo bishinzwe nde? Bizakorwa gute nande? N'ubuyobozi ndetse bw'akarere ubwabo bakwiye kuba bafitemo uruhare. Byagenze gute? Urebye akarere kagiye katumenyesha ko hari ikibazo. Urumva ibyo akarere ko kakoze ibyabo karabamenyesha, kakiriwe kabasaba ko dufite mwe mukicecekera. Ntabwo twihuse bihagije. Nta nubwo mwihuse na busa, ntabwo ari ukuhagije. Ariko se ibi bigenda bigaruka, imyaka ikaba 5, ikaba 10, ikaba 15, ikaba 20, muragira ngo abantu bagire bate? Nibyo navugaga, biriya ureba Genizi bajya ku muhanda, ni Genizi harya niko babyita, bagatera amabuye bakoze babampa ngo bankubitire babirukanse ku manywa y'ihangwe. Nge nzi ko bazambabarira, ntabwo bazapfa nanjye. Bazi ko ntabarimo kabisa abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo.
ariko rero ikibazo ni uko abamvuga ngo bampa ngo babankubitire nabo ni ingenzi ubwo se bizagenda gute namwe ko muri urwo rugero ubwo murakora ubona iki kibazo yakigenza ate